umuntu wese waremuka butekereza Imana yaguhaye ubwenge buhitamo ishira imbere yawe ubugingo n'urupfu ikugira inama iti hitamo ubugingo. Data wa twese uri mu ijuru ryera, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe rukomeye, waturinze wabanye natwe, waduhaye ijambo ryawe, izina ryawe rihimbazwe. Mwami wacu ukomeje kutugirira imbabazi, tukaba turiho kandi ukaba ukomeje kuduha ijambo ryawe, utubabarire ibyaha byacu n'amafuti yacu, utwezeshe amaraso y'umwana wawe, kandi ibyo tumaze kwibera mu bwenge bwacu nibigiye gukurikira abatangaza ukomeza kutubera umwigisha, vugana n'imitima umutima wawe wese, kandi udushoboze guhagarara kwiyegeza uzakugaragaze tudafite isoni tusanganire mu mico. Tubisabye mu izina rya Yesu. Tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana. Amagambo tuganirira hamwe muri uyu mwanya ni amagambo atubwira ngo kubaka neza ku rufatiro rw'ukuri. Iryo jambo turi buganirire hamwe ntabwo turenga aho ngaho. Tumaze kwiga byinshi, tumaze gusobanurirwa ibyo gutsindishirizwa, tumaze gusobanurirwa isi ya none uburyo twayikunda, tukaba tugeze ikirenge mu cya Loti, tukazabona akaga kuko twumvishe nawe atarashoje neza. Twe muri uyu mwanya rero tugiye kuganirira ijambo ritubwira ngo kubaka neza ndetse ku rufatiro rw'ukuri. Birumvikana ko kubaka neza ku rufatiro rw'ibinyoma nta kiyo nyubako bimaze, kandi kubaka nabi ku rufatiro rw'ukuri n'ubundi iyo nyubako yarimbuka. Hari inyubako ebyiri zishobora kurimbuka kandi zitashobora kunezeza Imana. Ni ukubaka neza cyane ariko wubakitse ku rufatiro rutari rwo. Hari no kubaka nabi ku rufatiro rw'ukuri. Ibyo byombi ni bibi. Rero ntabwo turi burebe kimwe gusa, ahubwo turareba kubaka neza ariko ku rufatiro rw'iki rw'ukuri. Turambure Bibiliya maze twihute kuko urufatiro turuvuga muri uyu mwanya ntabwo ari urufatiro rwo kubaka inzu isanzwe cyangwa kubaka ikindi icyo ari cyo cyose, ahubwo turavuga ibyo kubaka urufatiro cyangwa se kubaka umurimo w'Imana, kureba aho twubaka, aho dutereka kwizera kwacu, aho dutereka imico yacu, aho twaba duhagaze mu kwizera tukaba dufite ibyiringiro ko Yesu nagaruka tuzamusanganira. Mu gitabo cy'ubwa kabiri rwa Timoteyo ibice 2:19 haranditse ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyagenje rute? Ruracyahagaze. Rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Aya magambo ni abiri. Icyambere baravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka nubwo ibyaha n'ubugome no gukiranirwa n'inyigisho z'ibinyoma byabaye byinshi, ariko urufatiro rw'Uwiteka ruracyagenje rute? Ruracyahagaze. Inyandiko iruharatiyeho iravuze ngo Uwiteka azabe. Icyambere ntabwo Imana ijya yitiranya abana bayo n'ab'abandi. Uwiteka agenje ate? Azabe. Icya kabiri, umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bitagenje bite? Mu bidatunganye. Dukwiriye kwita kuri iyi ngingo tukanayisesengura cyane, kuko niba hari ikibazo gikomeye ni ukumenya aho abantu bakwiriye kuba bubatse bafite umutekano mu by'umwuka. Ntabwo ari twe ba mbere ruremeyeho, si natwe ba mbere urugamba rutangiriyeho. Satani amaze iminsi cyane agarika ingogo mu mubiri no mu mwuka, amaze iminsi yica abantu. Mu kanya bamaze kudusobanurira abo yahitanye, kandi n'uyu munsi aracyakomeje guhitana abantu. Iyo atabahitanye mu mubiri abahitana mu mwuka, iyo atabahitanye mu mwuka abahitana muri byombi. Kuko dusomye mu gatabo kitwa Umwiteguro w'Imvura y'Itumba ku rupapuro rwaho iyo urupapuro rwaho rwa 6 baranditse ngo iyo umukristo aretse kwirinda uwo mwanzi
uhora umwoga runono amugwa gitumo. Umugabane umwe wa gatatu w'abamarayika bo mu ijuru barohejwe. Eva na Kayini imfura ye barohejwe nabo. Abantu bose uretse 8 gusa barohejwe igihe cy'umwuzure. Abenshi mu bayobozi b'amadini mu gihe cya Kristo barohejwe, nubwo bahamishwa mu mwana w'Imana gukora bimwe mu bitangaza bye bikomeye cyane. Mu minsi y'imperuka, ubwo imbaraga za Satani ziziyongera bikomeye cyane, azayobya n'intore niba bishoboka, kubera ko kwiyongera kw'imbaraga z'ibishuko bya Satani ibihe turimo byuzuyemo n'akaga k'abana b'Imana. Aya magambo arakomeye cyane. Ni umwiteguro w'imvura y'itumba, urupapuro rwa 6. Bavuze umubare w'abantu bayobejwe bahereye mu ijuru. Kimwe cya 3 cy'abamarayika cyagenje gite cyarohejwe. Eva n'umfura ye barohejwe. Abo mu gihe cya Nowa bose uretse 8 barohejwe. Abayobozi b'amadini mu gihe cya Yesu barohejwe mu minsi y'imperuka. Ubwo imbaraga za Satani ziziyongera bikomeye. Biravuze ngo nubwo asanzwe akora, ariko ahinga hazaba akora ziko bwije. Mu gitabo cy'Ibyahishwe igice cya 12, itangazo ryatanzwe na marayika mu ijuru abonye Satani aciwe aguye mu isi, Yesu amaze kubambwa ku musaraba avuze ngo birarangiye. Imbaraga za Satani zongeye gutsindwa ubwa kabiri. Aho yari yarigaruriye mu ijuru, aho yayobeje yari yaraciweyo mu isi ayobeje abantu. Yesu yaracunguye kandi yaramaze kuvuga ngo birarangiye. Ijwi ryo mu ijuru riravuga ngo wasiwe ugushije ishyano, kuko Satani abamanukiye azi yuko afite igihe kingana iki gito. Ubundi natwe dukora, iyo umunsi ugeze ku mugoroba wawo, umuntu yongera imbaraga z'ubutizo yari afite. Turikumvikana neza? Abahinze murabizi, n'inka ubwazo ari inyamaswa zijya zimenya ko bwije zikarisha cyane. Ndavuga izanduruka zitaba mu biraro. Zijya zimenya ko bwije, ukabona zirahiriye cyane zirarishije, kuko zizi ko amasaha yo gutaha ageze. Abana b'Imana bazamenya ibimenyetso ko Yesu ari hafi, bazakiranuka, bazakorana umwete kurusha abandi bose babayeho. Satani nawe azaba azi ko ari igihe cye cya nyuma, ni mu saha yanyu iheruka azakora birenze uko yigeze akora mu minsi yose yabayeho. Niba imbaraga za Satani zakoze mu Edeni, imbaraga za Satani zakoze mu gihe cy'umwuzure, imbaraga za Satani zakoze i Sodomu n'i Gomora, imbaraga za Satani zakoze mu butayu, imbaraga za Satani zakoze igihe cya Yesu, imbaraga za Satani zakoze igihe cya Roma mpagani, imbaraga za Satani zakoze mu 880 844 ukazamura, imbaraga za Satani zakoze kugeza mu mwaka w'2000, akaba agiye kuziyungikanyizo zose zigahurira hamwe mu isaha iheruka. Hakenewe abana b'Imana bazi Imana yabo kugira ngo bahangane n'ibyo bishuko biheruka. Ntabwo hakenewe akabaraga gatoya, ntabwo hakenewe imbaraga yoroheje, hakenewe imbaraga iteye ubwoba. Kuko witegereje uburyo Yesu yakoze akabana n'abantu bakamuyoberwa bamureba, akavuga ngo ndi umwana w'Imana, bati nduriwe, akirukana abadayimoni bahamije imbere y'Abayuda ngo uri uwera w'Imana. Barabivuga, Abayuda barabihakana. Azura abapfuye, Abayuda barabihakana. Akora ibitangaza, Abayuda barabihakana. Izo mbaraga z'ubugome n'ubuhakanyi, zaba imbaraga z'ubugome, zaba imbaraga z'akanyegu, zaba imbaraga zo kuyobya no kuyoba, zose zizahurira hamwe mu muzenzo wa nyuma wo kurangira ku isi. Aha hasabwa ubwenge, aha hasaba imbaraga, aha hasaba amasengesho, aha hasaba kwegerana n'Imana bihagije. Kuko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo abo bose barayobye mu minsi y'imperuka. Ubwo imbaraga za Satani ziziyongera bikomeye cyane, azayobya n'intore niba bishoboka. Kubera kwiyongera kw'imbaraga z'ibishuko bya Satani, ibihe turimo byuzuyemo n'akaga k'abana b'Imana. Hepfo gato aravuze ngo naho twaba dufite icyubahiro gikomeye gite, dukwiriye kuba maso tugasenga ubudasiba, dukwiriye kugengwa n'umwuka w'Imana buri munsi. Tutagenza dutyo twatwagwa na Satani. Abatiyegurira Imana rwose bakoreshwa umurimo wa Satani igihe bakirata ko bari mu murimo wa Kristo. Iri jambo rirakomeye cyane. Abatiyegurira Imana bingana iki rwose bakoreshwa umurimo wa Satani bakajya bagerekaho ngo bari mu w'Imana.
turaganirira ijambo ngo kubakwa neza ku rufatiro rw'iki rw'ukuri. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere, igitabo cy'Abakorinto ba mbere igice cya 3 tujyane maze turebe umurongo wa 10. Haranditse ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro rw'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho. Uyu ni Pawulo. Ariko umuntu wese yirinda uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ni Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye cyangwa igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa urya munsi niwe uzawerekana. Umurimo w'umuntu wese uzerekana urya munsi niwe uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ariwo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu nushya uwo yubatse kuri urwo rufatiro. Umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano. Ndagira ngo hari aho nasimbutse, aravuze ngo umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwo azakizwa ariko kukuwe mu muriro. Nabyo ni amahirwe. Kuvuga ngo imirimo ishye wowe usigare nacyo ni ikindi kibazo, kuko turemera ko igisambo ku musaraba imirimo yacyo izashya, kuko nta n'umwe cyakoze cyahemberwa. Ariko simbamya ko ari benshi bazakira nkacyo kandi baragize amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza. Turi kujyanirana, hari ibintu bigaragarishwa umuriro kandi bikagumaho. Barasobanuye ngo ni izahabu, ni ifeza, ni amabuye y'igiciro. None se umuriro bakoresha batwika izahabu bakawukoresha batwika amabuye y'igiciro, bawukoresha batwika ibikenyeri n'ibyatsi n'ibiti, nabyo bikagumaho? Nabyo byasigara? Ntabwo bishoboka. None ku rufatiro rw'ukuri hubakwa hate? Iyo dukurikiranye neza mu mateka yaranze itorero ry'Imana, abantu bose babayeho, dusanga Mose yarayoboye itorero neza, ariko Mose ntiyarangije ijana ryo ngo ryambutse arigeze Kanani. Turi kujyanirana, yageze mu Cyeragati nawe hari ibyo yacumuye, Imana iramurahira ngo ntuzamuka ngo ugere Kanani. Umuyobozi wahanze itorero agatangirana naryo akageza ku ntego yaho yashakaga, akaraga basize ni Yesu. Ndagira ngo munyumve neza, Yesu amaze kuvuka akavukira mu muryango wa gikene, akabaho ari umutindi, akabaho atunzwe no guca inshuro, akageza ubwo agera imyaka 30, akamanuka Yohana akamubatiza. Yarangiza amaze kubatizwa akagaragazwa na Satani, akamanuka agatambika akanyura ku nyanja y'i Galilaya, akahasanga Petero na Yohana, akahasanga Yakobo, akagenda babwira ari abarobyi ngo munkurikire, bakareka inshundura zabo bakamukurikira, kugeza ubwo bazamutse umusozi ari iteraniro rinini, agatoranyamo 12. Yihanganiye abamutukaga, yihanganiye abamugiriraga nabi, yakunze abamwanga, yahaye abamwima, yasengeye abatamusengera, yakijije abamwifuriza gupfa. Arangije abigisha gukiranuka imyaka 3 n'igice. Abaha amabwiriza yose, abereka uko bazatunga umutungo w'ubutumwa bwiza basigiye. Ibyo mvuga niko byanditse, baranditse ngo ni depot sacré, ikigega cy'ubutumwa bwiza. Yarabahaye, amaze kukibarambika mu biganza, aravuga ngo mbahereye ubuntu, namwe muzagenze mute, muzatangira ubuntu. Ntabwo yabasigiye amabwiriza yo gucuruza agakiza, ntabwo yababwiye ngo ngo muzagende gucuruza agakiza, oya. Ahubwo yarababwiye ngo mbahereye ubuntu, namwe muzagenze mute, muzatangira ubuntu. Aravuga ngo njye ndi mukuru muri mwe, ni njye wabatoranije ntimwantoranije, bigeze igihe cyo koza ibirenge byanyu ndabyoza, ubwo mbyogeje ndi shobuja, mwebwe muzozanye kurutaho. Ababeretse ko ubukuru bwo mu bwami bw'Imana ari ukuba umugaragu w'abandi, ababeretse ko ari ukuba umugaragu w'abandi. Ubwo kwa Kristo icyubahiro cy'ubukuru kiba kibuza agaciro. Arazamuka, bigeze mu mwanya wo gukundana no kubabarira, baravuga ngo umuntu nancumuraho mubabarire kangahe? Warabasobanurira ngo ni 7 ka 70 ingahe? Ka 70. Yigisha imbabazi kurusha abatambyi.
arongera arabigisha, abigisha bageze ku rufatiro rwo gutanga. Yemera ko gutanga isogi na nyiragasogereza ari byiza, ariko asanga idini ry'abayuda ryarirengagije imbabazi no gukiranuka. Abigisha gukiranuka, asanga barigishije amategeko, ariko barigishije ngo umuntu azabagaho gusambana ari uko bamufatanye n'umugore w'abandi cyangwa umugabo w'abandi, bazamubareho kwica ari uko basanze hari uwateye icumu umwuka ukavamo. Ibyo niko yasanze abayuda barigishije. Yesu arababwira ngo reka da, guhera uyu mwanya ureba umugore w'abandi akamwifuza abasambanye. Turi kujyanirana? Arabyoroheje yemwe. Noneho uwangira mwene se mu mutima, umuntu akakwanga mugahura akagusekera, ariko mu mutima ari kuvuga ati wagira ngo gisire hariya gisitare gipfe. Waravuga ngo uwangira mwene se mu mutima, umubwira ngo wagicucuwe, uwo nguwo akwiriye gushyirwa imbere y'abacamanza. Umubwira ngo wamupfuwe akwiriye gutabwa muri gihonomo. Yesu yigishije gukiranuka mu bikorwa. Yesu yigisha ibihumanya abantu bitandukanye n'iby'abayuda. Ndagira ngo munyumve neza, nta rundi rufatiro rukwiriye gushyirwaho keretse urwagenje rute, urwashyizweho. Ageze muri Mariko 7 umurongo muzasoma icyo gice cyose mwebwe, muzasanga bari bazi ngo ibihumanya ni ukurya udakarabye. Udakarabye ngo ugeze mu nkokora. Ibihumanya bari bafite ukuntu babisobanuye, ni ugukora ku ntumbi. Ibihumanya n'ibintu bitandukanye cyane bari barasobanuye, simfite umwanya wo gusobanura ibyo. We Matayo Mariko 7:21 asobanura neza ibihumanya umuntu ibyo ari byo. Yerekana ko ubwami bw'Imana, ingoma y'Imana iterwa mu mutima. Avuga aya magambo ari muri Mariko 7:21. Yesu yerekana idini yunyuranye n'iy'abayuda. Arasobanura, aravuga aya magambo ati, kuko mu umurongo wa 20 bariho mbera, nangwa se reka mbere 17 kugira ngo bikunde. Nuko avuye mu bantu yinjira mu nzu, abigishwa be bamubaza iby'uwo mugani. Narababaza ati, mbese namwe ndimuragira ubwenge? Namwe ndimuragenza mute? Ndimuragira ubwenge? Mbese namwe ndimuragira ubwenge? Ntimuzi yuko ikintu cyinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanya, kuko kitajya mu mutima we, ahubwo kijya mu nda, kikanyura mu nzira yacyo, umuntu akajya kuri wese. Turi kujyanirana? Icyo ni icyinjiye mu kanwa umuntu yariye, kuko kijya mu mutima we. Umurongo ukurikira, uko niko binozwa, uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose. 20 aravuga ati, ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi. Icya mbere avuze imigambi, kandi imigambi ntawe ubayizi kiretse nyirayo. Icya kabiri guheheta. Icya gatatu gusambana. Icya kane kwiba, kwica, kwifuza kubi, kugira nabi, uburiganya, iby'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, urupfu. Ibi byose biva mu muntu nibyo bigenza bite, nibyo bimuhumanya. Aha Yesu yubatse idini itandukanye n'iz'abayuda. Yerekanye gukiranuka gutandukanye n'uko bo bari basanzwe bamenyereye. Uru rufatiro Yesu yashyizeho ageze ku rwego rwe byerekeranye no gufasha, ashimangira ubutumwa bwavuzwe na Yohana. Aravuga ngo mutange ku rugero rwiza, rutsindagiye, rusesekaye, kuko urugero utangamo ari buzagenza ute. Yesu abarangije. Ntabwo nabisobanura byose ngo mbirangishe, ariko amaze kubigisha yavuguruye amahame, kuko yerekanye amategeko y'Imana. Yavuguruye, yerekanye amahame y'Imana, arayerekana uko yakabaye, yerekana ubugorozi, kuko yerekanye uko Imana ishaka, uko Imana isengwa, kuko yavuze mu magambo yo muri Yohana igice cya 4:23. Reka mbasome ubugorozi Yesu yazanye ku rwego rw'iby'idini. Yavuze aya magambo akurikira, Pere 22. Dore mwebwe musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Ntabwo bayisenga mu mwuka gusa,
ahubwo bayisenga mu mwuka kandi bakayisenga no mu kuri. Yesu asobanuye uko basenga Imana, yerekana amabwiriza, yasobanuye ibyerekeranye n'amategeko, yasobanuye ibyerekeranye n'ibyubahiro, yasobanuye ibyerekeranye no gukorera abandi, yasobanuye ibyerekeranye no gutanga. Iyo ni imirimo ikorerwa inyuma, yerekana ubugorozi abayuda bari barashyize ku ruhande. Yaragaruka yerekana ibyo gukiranuka noneho by'imico y'abantu ku giti cyabo. Abivuga mu gice cya 5 cya Matayo, asobanura abahirwa bari bo. Aravuga ngo hahirwa abanyambabazi, hahirwa ababoneye. Matayo igice cya 5, reka nsobanuremo bikeya uburyo Yesu yerekanye kwera ko mu mutima. Ntabwo Yesu yigeze yerekana ubugorozi nsa, ahubwo yerekanye kuvugururwa mu by'umwuka mu mibereho y'umuntu, arongera yerekana n'ubugorozi bw'iby'amahame. Ndagira ngo uyu mwanya wa none mubyumve neza. Yesu aravuze ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganirwa gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Aha ntabwo Yesu yari ari gusobanura ibindi by'ubugorozi, ahubwo yari ari kuvuga abahirwe bameze batya mu mutima, abahiriwe abari bo. Abagenje bate? Abahiriwe abari bo. Aha yari ari kwereka ivugurura ryo mu bwenge no mu mitima y'abantu kugira ngo bagirane isano na Data wa twese. Ashoje hepfo aravuga ngo muri umucyo w'isi, arongera aravuga ngo muri umunyu w'isi, arongera arababwira ngo noneho ngo ababwira amagambo ngo abariko imirimo yanyu ibonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu igenje ite myiza, bahereko bahimbaza iki. Uru rufatiro nibo Pawulo uravuze. Twashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge. Undi muntu wese akwiriye kubaka kuri urwo rufatiro atyo. Uru rufatiro ari we Yesu wabaye urugero muri ibi yigishaga, yarangiza akabitoza n'abasize. Yarangiza arababwira muri Yohana 20 ngo uko Data yandumye niko mbagize niko mbatumye. Ngo kuko itorero ry'Imana ryasigaye, ngo kuko Yesu yarisize mu isi. Iri torero ryakomeje kwibasirwa n'umwanzi. Uyu mwanzi yakomeje kuryibasira, maze aragenda asenyagura urufatiro, aragenda asenyagura Imana mu mitima y'abantu, maze abantu baragenda babura ishusho. Reka mbisobanure neza mwumve ngo muri iki gihe cy'iherezo, ubwo turi kugaruka ku kibanza cy'intumwa, aho ubutumwa bw'Amarika wa 3 bugomba kutugarura ku kibanza cy'intumwa, buzatugarura mu ngingo ebyiri gusa. Ntabwo ari nyinshi, bikajya binirirwa biguserereza ngutekereze ngo ni umurundo. Oya, ni ingingo zingahe? Ebyiri gusa. 464 igitabo cy'uwifuzwaga ibihe byose. Abafite iki Kinyarwanda ni icyigisho cya 51. Haranditse cyati le même principe s'applique à la question si souvent débattue dans le monde chrétien. Iki kibazo gikomeje kubazanwa amatsiko mu isi ya Gikristo. C'est de la succession apostolique, kwibaza basimbuye intumwa baribo. Kuko izo ntumwa dusanze Yesu yasigiye umurimo ntizikiriho, ntazigihagaze, ntaho wajya kuzireba ngo uzisange ba Petero. None ni bande bazisimbuye? Uyu mwanya aho twateraniye hano abantu bafite urujijo wo kwibaza ngo nkurikire ndekende. Uyu mwanya wa none turabisubiza ariko dukoresheje ijambo ry'Imana. Aravuze ngo kuko abana b'Aburahamu batitwa bene Aburahamu bitewe n'amazina cyangwa bitewe n'aho bavukiye, ahubwo bitwa bene Aburahamu bitewe n'imico, niko bimeze no kuba umusimbura w'intumwa. Ntabwo bishingiye ku buhererekanya ububasha bw'ubuyobozi bw'amadini, ntabwo bishingiye ku kuvuga igihe umaze mu butumwa, ntabwo bishingiye kwiha ibyubahiro uhabwa cyangwa wiha. Ndagira ngo tujyane. Hari abiha ibyubahiro muri iyi si ya none, harimo ikibazo. Umuntu ajya yiha icyubahiro dakungufu. Umuntu akiha icyubahiro ku ngufu. Ejo bundi naganiraga n'umuntu wihaye icyubahiro cyo kuba umuhanuzi. Nabwira ndi none wowe wabaye umuhanuzi ute? Wareretswe atoye, wararose satoye, byaje bitati numvisha hari ibitekerezo bize mu mutwe. Wabwiwe niki ko atari by'abadayimoni? Ati nge ndikumva ari iby'Imana. Urahangara
uravuga ngo weretswe utarose uteretswe utabonekewe ari ibitekerezo byaje mu mutwe rese abajya gusambana n'abajya kwiba bo ntibiza mu mutwe baranditse batya bati une vie inspirée de l'esprit des apôtres le fait de croire et d'enseigner la vérité qu'ils ont prêchée voilà les véritables preuves de la succession apostolique kugira imibereho y'iby'umwuka imeze nk'iy'intumwa icyo ni kimwe icya kabiri kwizera no kubwiriza ukuri zabwirije ngaho tujyana bavuze ibintu bingahe ni bitatu ni bingahe ni bibiri gusa icya mbere ni imibereho y'iby'umwuka imeze nk'iy'intumwa icya kabiri ni iki ni ukwizera ukuri no kukubwiriza kukwabo ukaburangije ngibyo ibimenyetso byubakwa neza ku rufatiro kugira ngo umuntu abe yubatse neza ku rufatiro ni ukureba ko imibereho ye yahindutse kuko iyi ntumwa yari yarahindutse kureba ko yashoboye gusenya urusika rw'agatanyamiryango kureba ko yarenze kwikunda kwikubira n'inzangano z'amoko kureba ko yahindutse kugeza ubw'isi mutangarira ndetse abapagani bo mu Antiyokiya bo barabarebye ngo aba ni abakiri ni abakirisito buriya hari umuvumo abantu bagendana ntibamenye ko bavumwe abakirisito bo mu minsi y'imperuka bariho umuvumo sinzi ko tujyana wenda ntabwo biri bubanezeze kuko ntababwiye ijambo ryiza ariko ntako narihisha abakirisito bo mu minsi y'imperuka bo muri kino gihe cyacu bariho umuvumo ni uwuhe ni ukubeshya ngo ni abakirisito kandi atari bo ndabisoma ibahamya kuba pasitoro urupapuro rw'57 les grands thèmes favoris de Christ étaient le caractère paternel et l'amour abondant de Dieu aravuze ngo ibyo Yesu yakundaga kuvuga yari imico ya data wa twese n'urukundo yakundaga Imana hepfo gatoya la malédiction de toutes les églises aujourd'hui est que les hommes n'adoptent pas les méthodes de Christ umuvumo uri ku matorero yose muri iyi minsi ni abantu batazi na gatoya gushyira mu bikorwa uko Yesu yari ameze paje 152 hepfo ahahe gukora uko Yesu atakoze les méthodes de Christ kutagendera muri gahunda n'amabwiriza Yesu yariho kandi mugahangara mukavuga ngo muri itorero mugahangara mukavuga ngo murasenga mugahangara mukavuga ngo muri ab'Imana ngo bariho umuvumo ntabwo ari byo byanditse ariko ndabisoma abantu bariho umuvumo ubutumwa bwa Kristo bwazanywe no kugira ngo buvaneho abantu umuvumo wo kwibeshya no kwiyita ibyo batari byo kubakwa ku rufatiro ni uguhinduka no gusuka intumwa zasaga tukagira imico nk'iyabo tukagira ivugurura n'ihembura ntabwo intumwa zakoreshaga ijambo ngo usange nk'uko abantu bamwe bariho buno bigira abahanga bakarwanya ijambo ivugurura ngo ryaturutse kuri Satani oya ahubwo kubivuga niwo guhumekewemo na Satani ndabaho ubusobanuro reka mwumve uko Petero yavuze ibyerekeranye n'ivugurura yarabisobanuye neza uyu mugaragu w'Imana njya mukunda cyane Petero nose ntitugarutse kubaka ku rufatiro rw'iki rw'intumwa reka twumve uko Petero yavuze Petero avuze atya mu gice cya 3:19 haranditse ati nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko izituruka ku mwami Imana iminsi yo kugenza uteyene ijambo guhemburwa kuvugururwa nibyo mu cyongereza bita revival nibyo mu giswahili bita uhuisho ndagira ngo munyumve neza intumwa zikoresheje ijambo kugenza ute guhembura cyangwa ivugurura buriya iyo ugiye mu gitabo kiri hano mu gatabo kamwe mfite kari hano ndagira ngo mbasomere aya magambo agatabo kitwa intambara ikomeye yenja numirwa cyane aho umuntu ahangara akabeshya ngo yahimbye ngwiki ivugurura aka gatabo sinzi igihe kahimbiwe sinzi niba wagahinduye ngo yagahimbiye mu buhe mwaka ntabyo nzi kitwa intambara ikomeye ntoye n'urupapuro rwa 14 n'uwa 15
itorero ryo muri iki gihe turimo ntabwo riboneye kandi ntabwo ryera ngo rigeze ku kwizera kw'abakristo bariho mu gihe cya Yesu n'intumwa ze. Biterwa n'uko itorero rigundira ibyaha kandi inyigisho z'ikubitiro z'ijambo ry'Imana zikaba zitagikurikizwa kandi kubaha Imana kukaba kukigirwa ku mashyi mu itorero. Nicyo gituma idini ya gikristo ikundwa n'ab'isi. Mureke habeho kuvugururwa ko kwizera. Mureke hagenze hate. Mu Gifaransa uzasoma ngo mureke habeho ikanguka ryo kwizera. Réveil. Turi kujyanirana bavuze gukanguka, ariko bo nta nubwo ryo jambo bakoresheje Abafaransa muri tragedie, bakoresheje possession de foi, kugira kwizera. Bo bari gusobanura ipari. Abafaransa nabo bakoresheje ijambo réveil, ahubwo bakoresheje ijambo possession, ariko abongereza bakoresheje ijambo revive, naho Abaswahili bakoresheje uwamusha. Aho turi kujyanirana Abanyarwanda bakoresha ijambo iki ivugurura. Tugiye mu gitabo mu cyigisho, tugiye gatoya mu gitabo mfite hano cyitwa Intambara Ikomeye, baraturarikira gusubira mu ivugurura ryo kwizera ryariho mu gihe cy'intumwa. Reka turebe hano mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ufite tragedie nanyegera ze hano y'Igifaransa, maze dufatanye gatoya kuri aya magambo. Ngaho mu ngundire twihute kugira ngo amasaha yacu agende neza. Ngaho ufite yandi iyo tragedie y'Igifaransa naze hano, ufite icyongereza nawe yigire hano, maze tujyane dukoresha ibintu byihuse. Ngaho mugire vuba mubanguke. Nanjye ndaba mfite y'Ikinyarwanda, ariko hari n'ufite iy'Ikinyarwanda, ariko ndakoresha izo ngizo eshatu gusa. Ngaho ndi mu bandi banguka, ni icyigisho cya 27. Ngaho undi ufite iy'Icyongereza ari hehe? Ngaho nubwo yaba iri muri telefone nabanguka ze hano. Ngaho juste banguka hano, maze aya magambo yumvikane neza. Reka nsabe ndi mu bandi adufashe kureba hano icyigisho cya 27. Reka turebe aho mwene data ari buze kudusomera. Aravuze ngo imbere y'uko urubanza rw'Imana rugera ku isi. Ngaho reka njyewe ntangire, ndi Umuswahili njyewe. Baraturarikira gusubira mu ivugurura ryariho mu gitabo mu gihe cy'intumwa. Ijapokuwa kushuka kwa imani na uchaji wa Mungu kumeenea makanisani, lakini kuna wafuasi wa kweli wa Kristo katika makanisa haya. Nubwo urugero rwo kwera rwaguye cyane mu matorero, ariko hari abagikurikira ukuri kwa Kristo muri ayo matorero. Kabla ya kuja kwa hukumu ya Mungu ya mwisho duniani, kutakuwepo miongoni mwa watu wa Mungu uamsho wa utaua ule wa kale ambao haujawahi kushuhudiwa tangu nyakati za mitume. Umuswahili aravuze ngo mbere y'uko urubanza rw'Imana rugera ku isi hazaboneka ikanguka ryo kwizera mu bwoko bw'Imana ritari ryabaho uhereye mu gihe cy'intumwa. Reka turebe no mu Gifaransa uyu nguyu maze adufashe kubisoma, maze turebe hano aho bavuze ngaya malgré. Ngaho soma usobanura. Aravuga ngo malgré le décret général de la foi et de la piété, nubwo hari ukugwa rusange mu byerekeranye no kwizera no mu gutungana, il y a encore dans ces églises de vrais disciples du Sauveur. Muri ayo matorero haracyarimo abigishwa nyakuri b'umucunguzi. Aussi avant que le jugement de Dieu fonde sur la terre, noneho mbere yuko urubanza rw'Imana rushingwa ku isi, il y aura au sein de son peuple un réveil de la piété primitive, tel qu'on n'en a pas vu
depuis les jours des apôtres. Mu itorero mu bwoko bw'Imana hazabamo ikanguka ryo kwera ko mu itorero rya mbere kutigeze kubaho uhereye mu gihe cy'intumwa. Umuswahili yakoresheje gukanguka, Umufaransa yakoresheje gukanguka, ikanguka, ariko ryo mu gihe cya ryari cy'intumwa. Ngaho reka tubaze uyu nguyu kuko ari ufite umwimerera tubwire. Aravuga ngo mu rupapuro rwa 464 paragraphe ya mbere aravuga ngo before the final visitation of God's judgment upon the earth, they will be among the people of the Lord such a revival of primitive godliness as has not been witnessed since apostolic times. Uyu we nawe usobanuro ni bwa wundi ariko ijambo rihindutse ni revive. Iyo akoresheje revive aravuze ngo nivugurura, naho gukanguka ikanguka ushatse kumva ko bakoresha awake uzasome Yesaya 52 umurongo wa mbere baravuze ngo kanguka kanguka kanguka, ariko iyo bavuze revive mu Giswahili bakoresha ijambo uhuisho, kongera kuvugurura, guhembura, gushyiraho. Ivugurura ryariho mu itorero ry'intumwa rizongera kugaruka mu iherezo ry'ibihe. Rizongera kugenza rite? Iyo abantu bageze muri kino gihe cyacu cy'iherezo, dukeneye kongera kubaka ku rufatiro rw'intumwa, ariko tukaze tuze kuhubaka ibintu bibiri. Ivugurura rikubakwa ry'iby'umwuka, tukongera kubona abizera n'ababaga mu Efeso. Namena tukongera kubona baki abizera bari bakozwe nk'ababaga mu Efeso, abizera bahandaga abapagani badashaka kwihana, maze ababanga bakavuga ngo abubitsi b'ibihugu bageze nino. Muri kino gitabo hatwereka neza cyane ko Satani yagambiriye kuburizamo umurimo w'Imana ku buryo budasanzwe. Nshuti bakundwa, reka twihute tujye muri Bibiliya, muri iriya mirongo turi gusoma. Kubaka neza ku ruki, kubaka neza ku rufatiro. Turi mu gihe abantu bihandagaje basenya urufatiro rw'Imana, barwanya Imana bakomeje, bakoresheje imico yabo, bakoresheje inyigisho zabo, bakoresheje imibereho yabo. Ariko imico y'abakristo bakenewe uyu munsi wa none ni iyihe? Reka turebe muri Zaburi igice cya 11 umurongo wa 3. Niba imfatiro zishenywe umukristo azakora iki? Umukiranutsi azamurakoze. Niba imfatiro zigenje zite zishenywe umukiranutsi azakora iki? Reka twumve igisubizo. Ntabwo yaduhaye igisubizo. Abari gusoma se hari igisubizo? Hari igisubizo yabaye? Keretse niba ari Bibiliya yanjye gusa. Mwebwe muri gusoma baravuze ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi azakora iki? Barangirije aho. None azataha yimyozi moso, azifata ku munwa turame gusa ati wapata ubwo byarazambye nta kundi. Iyo imfatiro zishenywe iby'Imana bigasobanuka uko bitari, abantu bagasenga Imana uko itategetse, abantu bakabwiriza uko ijambo ry'Imana ritavuga, ikinyoma kikizerwa nk'ukuri, umukiranutsi yakora iki? Iki cyaje akora. Ibihamya ku bapastori urupapuro rwa 111. Ngiki cyaje akora. L'œuvre d'un chrétien consiste à réparer, restaurer et guérir. Umurimo w'umukristo ni ukugorora, ni ukuvugurura, ni ugukiza. Gusa turumvikanye umurimo w'umuki. Ngaho dusubire muri Zaburi. Ndavuga muri Zaburi nge mumbwire igisubizo. Urufatiro rushenywe umukiranutsi yakora iki? Yagorora, yavugurura, yagenza ati yakiza. None turi mu gihe urufatiro rushenywe. Icyumweru cyashyizwe mu mwanya w'isabato. Abantu basebwa mu mwanya w'Imana barahari. Turi kujyanirana abantu bijejwe bitari byo. Abandi baragenda inyuma y'ibintu batazi uko bimeze, wanabibabwira bakarakara batagira aho bagusomera.
kurugero ushobora kubaza umuntu atari ko buriya gusenga wiruka uva hano ugenda uvuga uti haleluya amina Yesu mbumugisha uva hano ukubitiriye ukubita hariya ukazenguruka urusengero rwose wabisomye ati nanga ko mutagira umwuka nta kibazo twebwe dusomere aho bigenje bite aho byanditse ati umwuka aje nuko nyine uri kwigana nde mu basenze nta mubone abantu bagakusanya amafaranga ucyumweru kigashira itorero rigatura rikusanya amafaranga rigakusanya amafaranga ukwezi kwashira bakayikorera yose bakayashyira pasitori abasibwo abagasiga iwabo bakene bapfuye hari abana baburaye hari abatakiza gusenga kubwo kutagira umwenda hari ababorera mu rugo kubwo kutagira na mitiwere ya 3 turi kujyanirana kandi barashyizwe mu cyiciro cya 3 wababwira uti amafaranga mwatuye yose agiye atariya nuko yajyanira pasitori wasomye he ninde wasomye umwe gusa wasanze ukozwa no mu itorero rya Mose Imana yaravuze ngo nujya gusarura umurima wawe ntugasarura inkokora z'umurimo Imana yibutse ko no mu isarura bakene bagenza bake bibukwa nujya gusarura ibiti by'amatunda uzakubite rimwe ayaguye aba yawe ayasigaye yo n'ay'abakene ubwasigaye ya menshi hasigaye y'amakene ubwasigaye ntaya ayasigaye yo amenshi n'ayayo n'ayujyanye n'ayasigaye yo ukubise uke yanditse pa ugakubita kangahe umujugujugu rimwe gusa ayandi yose ngo n'ay'abakene waba uri gusarura umurima wagenda uca muri kugenda mu kigihiriri waje gusanga ugasanga hari ikintu mwagenze mute mwasize ntiwemererwa gusubira inyuma kugitangira icyo ni cy'abakene ni cy'abakene wahura mukagosora ziri kumeneka ntiwemererwa gutoragura ariko turi kumwe ubwo itorero ry'Imana ni hehe ryabayeho ryirengagije abakene habayeho Yesu atangije itorero mu isi Yuda yaramenyereye ko umufuka abitse ukora ibintu bibiri icyambere kwari ukubagurira uturyo muri ako gatorero k'agakene igihe bazerera hirya no hino utwo bafashwaga ruko igice cya 8 udufaranga bavanaga mu mpano Yesu yahabwaga n'abamukunda utwo tukabika Yuda nawe akatwiba udusigaje tukagurira izindi n'umuturyo udusagutse natwo tugafasha abakene ayo makene yose yahuriraga ku mufuka umwe naho w'inyaranga ugahuriraho ubujura bwa Yuda ugahuriraho amakene Yesu n'intumwa ze ugahuriraho iki kandi n'abakene batagira uko bagira Yesu ndi yahingaga na Lewi Matayo yasanze ari umukozi yaramubwiye ngo ngurikire amukurikira ntare n'imiza akoze nta n'amafaranga yazanye na Yesu agiye kurara kwa Zakayo w'umukire ahageze gusa Zakayo yifuzaga kumureba ariko Yesu wahageze ageze munsi y'igitati manuka uyu munsi ndarari wawe Zakayo aratungurwa bagezeyo abuze icyabaza Yesu aramureba Zakayo abwira Yesu ati uyu munsi wa none abo nambuye ndabari hakangaye kane wale ambao niwachukulia mali kinyume na sheria abo nasoresheje imisoro nkarenza abo najyanye idakwiriye abo nambuje ubona uko narindi dore abakire ntibaje bemera kubaha imbibi iyo bageze mu kibanza baniba agasantimetero iyo badikiranije n'umukene akaba rero bahinge ku rubibi kandi wari ukwiye kuruhengeka yari uwo mukene bakagenda Zakayo yari afite benshi mu bucuruzi bwe no mu buhoresha bwe yari yarambuye batagira ingano abwira Yesu atabona agenje nde ngaho tujyane se abo nambuye ndabari akangahe mumbwire uwo mutungo wa Zakayo ko warungana namara kubishyura kandi ubwo bose bagomba gutonga undi umusitari bakaza kwa Zakayo akabagenza ate wowe na kwambu yanganika akavuga akamuhakana bityo bararangira ati kandi ibyo ndunze byose nsigaranye ndabigenzana oya ntabwo ari byose niba mwarasomye kandi ibyo nsigaranye byose ibyanjye ndabiga kimwe cya kangahe kimwe cya kabiri ndakigabanya bake nuvuga ngo amaze kwishyura amadeni sibyo amaze kwishyura amadeni yose kandi yagiye kuba inshuro enye sibyo arangije utwo asigaranye kimwe cya kangahe cya kabiri aha bakene we n'umugore we n'abana be bazatungwa n'utwo dusigaye
niba turi busubire ku rufatiro urufatiro rw'Uwiteka ruracyagenje rute Uwiteka agenje ate Uwiteka azabe aho niho ijambo ry'Imana ryongera kutugarura aho niho ryongera gusubiza abantu aho niho ryongera kwerereza amategeko y'Imana mbere y'uko itegeko ry'Imana ryandikwa mu bicu imbabazi zarangiye ngo abayacumuye bose bayasome n'abatazi gusoma bahumuke bamenye uburyo bishe amategeko y'Imana yanditse mu bicu avuga ngo wibuke ko umunsi w'isabato bizandikwa mu bicu ntukice bizandikwa mu bicu ntugasambane bizandikwa mu bicu icyaha uwo ari we wese yakoze acumura itegeko ry'Imana rizakizamugarwa mu bwenge inkuba zizahinda amajwi asa n'aturutse ikuzimu azumvikana azaba adasobanutse ariko ku bakiraniwe ku Mana bazaba icyayo majwi bazi icyayo majwi avuze bazi ko bahemukiye Imana iyo saha itaragera abantu barahamagarirwa gusubira ku rufatiro iyo saha itaragenze ite itaragera abantu barahamagarirwa gusubira ku rufatiro urufatiro rushenywe umukiranutsi yakora iki nta kindi yagenza ate yagorora yagenza ate yakora ivugurura yagenza ate yakiza kuko ijambo ry'Imana mu mugani yaranditse ngo akanwa k'umukiranutsi amagambo y'umukiranutsi ni igiti cy'ubugingo muri kino gitabo nasomyemo amagambo avuga ngo ayo twarayasomye ejo twigana n'abantu bake twari kumwe hano avuga ngo abantu bamwe baranuka nk'agasamunyiga uramukurikira utya yagusurira imico ugasubirayo umuntu agahugwa Imana n'abayo hari abantu banze Imana bitewe no kubana n'imfura mbi z'abakristo ariko isaha irageze igihe kirageze reka ayo magambo nyasome nubwo twayasomye ariko n'uyu munsi reka tuyasubiremo dusomeho bikeya kugira ngo twihutse maze turebe icyo dukwiriye gukora kugira ngo twubake neza ku rufatiro rw'ukuri muri kino gitabo cyitwa Ibihamya ku Bapasitoro urupapuro rw'130 haranditse ngo prêtez attention pour que votre exemple ne mette pas d'autres âmes en danger mwirinde kugira ngo icyitegererezo cyawe kidashimisha abandi mu kaga c'est quelque chose de terrible que de perdre notre propre âme nta kintu giteye ubwoba nko kurimbuza umutima wawe mais suivre une conduite qui cause la perte des autres âmes est encore plus terrible nyamara kandi mais suivre une conduite qui cause la perte des autres âmes est encore plus terrible kandi no gukurikiza icyitegererezo cy'abarimbura imitima y'abandi nako nakandi kaga nako nakandi gaki nakandi kaga le fait que notre influence est une odeur de mort pour la mort est une pensée terrible et cependant c'est possible aravuze ngo kugira impumuro y'urupfu izana urupfu biteye ubwoba guhumurira abandi ibyaha bikabatahamo ukwimikirijeho wese akaba Satani uwo nukiye wese hari agasimba kitwa agasamunyiga n'imbwa ziragahiga zaje kugafata kakazisurira zigasubirayo hari abakristo basura nk'agasamunyiga imico yabo baranuka urupfu avuga ngo niba inzira ijya mu ijuru ijambo ry'Imana avuga ngo inzira y'umukiranutsi irazamuka iva ikuzimu mu bapfuye siko handitse se inzira y'umukiranutsi igenze ite irazamuka ikagenza ite ikava ikuzimu mu bagize bati mu bapfuye iva mu cyobo cy'abapfuye ikajya kubaho avate mu cyobo cy'abapfuye ijambo ry'Imana rikora ku mutima wawe rikamukangura nk'amagufa yumye rikamuvugurura rikamuhembura yamara kuba muzima agakora ubugorozi aho turi kujyanirana yawuzuza izo nshingano zingahe ebyiri akaba yubatse neza ku rufatiro rw'intumwa iri jambo riranditse ngo avec quel ferveur abantu benshi mwumvira ijambo avec quel ferveur donc ne devons pas veiller sur nos pensées, nos paroles, nos habitudes et nos tendances. Dieu exige la sainteté personnelle. N'umuhati mwinshi cyane dukwiriye kuba maso tukarinda intekerezo zacu tukarinda amagambo yacu tukarinda akamenyero kacu na bya byaha tworohera kugwamo na bya biki bya bintu bivuga ngo ngewe rero ngo nikomeze ngo kurakara ngo ni wacu barabizi ni wanyu barabizi se baravuga ngo ni mu ijuru
ngo barambwiye ngo na sogokuru ngo yararakaraga. Wabonye abantu bishimira no kuba abanyamahanga, urahumura urupfu kandi ugateganya kujya mu ijuru. Turi mu musozo uheruka, Imana iratambika hagati y'abayo n'aba Satani. Tumaze igihe umurongo usibya utandukanye ubukristo n'ubupagani maze gusiba, ubugorozi buzanwe kugira ngo umurongo wongere usubireho, ab'Imana bagaragara kwabo, ab'Imana bongere bamenyekane ngo babarizwa he, urujijo ruveho. Imana na bya byaha uje usa naho wamenyereye, bimwe ni akamenyero, ibindi n'ibitekerezo bibi, ibindi ni ukuvuga nabi bakagutungira ibyo, bati uwo nibuje, bati aha, bati warutegereje bakubwire ngo iki, ati naho ugeze mu gushuka atagukurikije nibuje. Hari abantu baraha bumva nirijwe uyu mwanya, bafite ishema ko batinywa kandi batinyuwe ibibi. Mugabo yaje kwinjira mu rugo bwana bugahunga, umugore yavuga akabona umugabo acubitse amaso, naho nuko amututse atagira isoni, nuko akajya ajya umugabo wanjye rero ntajya ambwejuraho, kandi akaza gusenga. Kugira ngo twubakwe neza ku rukiko, dukeneye abakristo nk'abari mu Efeso, kandi hakenewe abibwiriza nk'ibyo Pawulo na Petero babwirije. Dukeneye umushahara nk'uwo Pawulo yabonaga. Ntabwo nzi ko tujyanye. Dukeneye iki? None se biragoye kubyumva? Reka mwumve umushahara yabonaga. None se ndi mu ushaka ngo mumenye kubakwa neza kuki? Reka turebe. Ntabwo umushahara barahembwaga nyine. Reka wumva yo bahembwaga, n'uyahembwa uzaba wubatse neza kurufata. Reka wumve. Abakorindo igice cya 4 ndahera ku murongo wa 9. Nibwira yuko twebwe intumwa Imana yatwerekanye hanyuma y'abandi bose, kabacirwa urubanza rwo gupfa, kuko twahindutse ibishungero by'abisi n'iby'abamarayika n'abantu. Twebwe turi abapfu bwa Kristo, nabwo ubwo muri abanyabwenge muri Kristo. Turi abanyantege, ariko mwebwe muri ab'imbaraga, muri ab'icyubahiro, naho twebwe turi ab'igisuzuguro. Kugeza n'ubu twishwe n'inzara n'inyota, kandi twambaye ubusa, dukubitwa ibipfunsi, turi inzererezi, dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Iyo badututse dusarura umugisha, iyo baturenganije turihangana, iyo dushebejwe turinginga. Kugeza ubu twagizwe nk'umwavu w'isi n'ibiharuro by'ibindi byose. Uko nuko intumwa zasara. Jya mu rwa 2 igice cya 6 usoma umurongo wa 8. Mu cyubahiro no mu buhemu no mu mugayo no mu ishimwe dutekerezwa ko turi abashukanyi, ariko turi abukuri. Dutekerezwa ko turi abatamenyekana, nyamara turi birangirire. Dusa n'abagiye gupfa, ariko dore turi bazima. Dusa n'abahanwa, ariko ntitwicwa. Dusa n'abababara, ariko twishima iteka. Dusa n'abakene, nyamara dutungisha benshi. Dusa n'abatagira icyo bafite, nyamara dufite byose ku bwa Yesu. Nguko intumwa zari zimeze. Ntabwo zabonaga bizera bagwiriye ngo zitekereze ngo umushahara uriyongereye. Urwa 2 rw'Abakorindo igice cya 13. Reka nyasome umurongo wa 5. Igice cya 12 umurongo wa 14. Dore n'ubwa 3 nitegura kuza iwanyu, kandi sinzababera ikirushya. Si ibyanyu nshaka, si ibyanyu ngenza nde, ni mu bwanyu nshaka. Kuko abana badakwiriye guhunikira ababyeyi, ahubwo ababyeyi nibo bakwiriye guhunikira abana. Ku bwanjye nanezezwa no gutanga ibyanjye, ndetse no kwitanga rwose, nitangira ubugingo bwanjye, n'ubwuko ndushaho kubakunda, ariko urukundo mwankundaga rurushaho kugabanuka. Muravuga muti ibyo nibyo, niko biri koko. Ubwawe ntiwaturemereye, ariko wagize ubwenge bwo kudekekesha ibiganye. Pawulo akiyoroshya, Abakorindo bati nibanda, akanga ibyabo, bati n'ubundi ubwo ni amayeri. Pawulo arababwira ati nshaka imitima yanyu kuruta ubutunzi bwanyu. Intumwa zashakaga bakizwa bagasa na Yesu. Pawulo arababwira ngo, abwira Abafilipi ngo ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igiki. Ntabwo Pawulo yari ameze nk'abasenga ibishushanyo. Abasenga ibishushanyo ngo baragenda bagaca ingero y'igiti, igiti bakagicamo ibice bibiri. Igice kimwe bakagitekesha umutsima bakawurya, ikindi gice bakabireba mu Imana
barangiza cya kindi bakagisenga, ikindi bakakigenza bate, bakacyota, maze barangiza bakavuga ngo ngenje nte, ngo ngenje nte, imbeho irashize, agasenga imana y'igiti n'amabuye. Abantu ntabwo Pawulo yari ameze nka ba bandi bo muri Yeremiya yavuze ngo abatambyi barigisha uko bashaka, barabategeka uko bishakiye, abahanuzi barahanura ibinyoma, namwe muremera ko biba bityo, ngo amaherezo bizagenda bite? Ntabwo Pawulo yari ameze nka Mika. Pawulo ntabwo yari ameze nka babandi Mika yavuze, aho yavuze ngo abayobora aba bantu barabayobye, ndetse baravuga ngo abatambyi. Reka nyasome kuko ni isomo musanzwe muzi, ariko mwumva iryo jambo yavuze hano. Iyo dusoma kubakwa neza ku rufatiro, reka aya magambo muyumve neza, maze nihute. Ibintu by'Uwiteka avuga ku bahanuzi, igice cya 3 cya Mika 5. Ibintu by'Uwiteka avuga ku bahanuzi bayobya ubwoko bwanyu, batega akanwa kabo kugira ngo babuhanurire bati ni amahoro, kandi utagize icyo ashyira mu kanwa kabo bakitegura kumurwanya. Ni intambara ishingiye ku nda. Ubwo abona biyayoboke biyongereye, ati n'amafaranga agenje ate arabonetse. Umugabo umwe yigeze asanga abantu bari kuvura hari Nyamirambo, arabareba ukuntu bavuye, abona barabasezereye nta n'agaceri na kamwe babatse, atari kwinjiji ziba. Ati abantu bangana bacyo bamva imbere, ati ngewe mavuye amezi angahe gusa mba nzamuye inzu ifatika. Atangazwa no kubona abasore bahirirwa batahiye aho, bagenze n'amaguru nta na tike, abagabo bahiriwe b'abasaza bari kwayuzwa, biriwe abantu babaca imbere batashye nta n'igiceri, ahubwo n'impapuro bari kuzibaha baziguze, bikoreye ibipfurumba by'ibyatsi, baraza barabakorera, babona bataye atewe, ati nuko ati Imana izi kubakiza namwe mukikenesha. Nguko uko intumwa zakoze, nguko uko intumwa zagenje zite zakoze. N'abantu bashaka inyungu z'abandi, izabo zikaza nyuma. Igihe Yesu yabahaga imikati, bagaburiye abashonje kandi bamaze iminsi babwirirwa na hamwe, basonzeye hamwe, baburariye hamwe. Igihe cyo kurya kigeze habanzaho intumwa na Yesu barya nyuma. Yesu ntiyarazi kwibanza, kandi n'abamukorera ntibagomba kwibanza. Reka twihute. Muri iki gihe twegereje iherezo ry'ibihe, Imana irashaka guhamagarira ubwoko bwayo kugira ngo bwongere bukanguke kandi dusubire ku rufatiro rwahozeho ku ngoma nyinshi. Mu gitabo mfite hano cyitwa Abahanuzi n'Abami, ndashaka gusomamo amagambo makeya maze nkihuta. Abahanuzi n'Abami, igitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, ariko ntaragisoma mu mabarire gatoya. Tubanze dusome igitabo cyitwa turabanza dusome igitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe, ndihuta dusomamo amapaje makeya cyane. Umugabane wa mbere harimo amagambo akomeye. Ijambo ry'Imana kugira ngo turyakire riguheraho, kuko mu bihamya umuzingo wa 2 urupapuro rwa 304 haranditse ngo umugorozi nyakuri n'uwiheraho. Umugorozi nyakuri yigenza ate? Yiheraho. Naho kujivuga ngo muri ubugorozi ubutunga agatoke nkiriya ngo intumwa zari zimeze zitya, naho umeze nk'ikihero kiraho gusa. Ubwiriza abandi Yesu w'amateka, kuko mu bifuzwe byose haravuze ngo kubwiriza Yesu w'amateka byatumye Yesu w'ukuri yibagirana. Yesu w'amateka n'umeze ate? Nuwo abantu bavuga badasa nawe, nuwo abantu babwiriza ntibakora iki. Iki gitabo yaranditse ngo ese ivugurura niritangira nikanguka mu bwoko bw'Imana rikabaho, hari abantu batazarigiramo uruhari. Yego, dore abantu batazaribonaho. Igitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe umuzingo wa mbere, urupapuro rw'142 mu Gifaransa, 122 mu Cyongereza. Il y a dans l'église des inconvertis qui ne participeront pas à des prières ferventes, victorieuses. Cette œuvre doit être entreprise par chaque individu. Hejuru basobanuraga ibyerekeranye n'ikanguka, bari babihereye inyuma gatoya.
aravuze ngo ubwoko bw'Imana bukeneye ikanguka, bukeneye ivugururwa mu by'umwuka, dukwiriye kurishaka no kurikenera. Maze arandika ngo ariko hari abantu batazarigiramo uruhare rwo rizaba ritangiye. Ubwo rizaba rigenje rite ritangiye ni bande? Abari mu itorero bose batajya bihana, abari mu itorero bose batajya bagenza bake, abari mu itorero bose batajya bihana. Icya kabiri, abantu bose batajya bagira amasengesho afite asengana umuhati. Icya gatatu, abantu bose batajya bagera ku ntsinzi mu mibereho y'iby'umwuka. Abo nibo bazagira urutonde rw'abatazagira uruhare mu ivugurura ry'ubwoko bw'Imana mu gihe giheruka. Bazatiza imbaraga Satani, kuko uyu murimo w'Imana ugomba gukorwa na buri muntu ku giti cye. Hakwiriye kuba amashengesho menshi, amagambo akaba make. Turi mu gihe gukiranirwa kuzuye. Dukwiriye kwigisha abizera icyo bita d'impiété de foi. Aravuze ngo il faut enseigner à nos membres à ne pas se contenter d'une piété de forme, privée d'esprit et de puissance. Reka twigisha abizera batandukane no kwera ko kwiyerekana, kutagira umwuka, kutagira n'imbaraga. Kutagira umwuka, kutagira n'iki? N'imbaraga. Si nous sommes occupés à sonder nos cœurs, si nous sommes occupés à sonder nos cœurs, à mettre de côté nos péchés, à corriger nos mauvaises tendances, nos âmes ne risqueront pas de se gaufrer de vanité. Nous nous ferions de nous défierons de nous-mêmes, sachant bien que notre suffisance vient de Dieu. Aravuze ati ubwo tuzatangira umushinga wo kugenzura imitima yacu, maze buri wese ibyaha akabishyira ku ruhande, byarangiza buri wese agatangira kwikosora muri kamere ye mbi, ntabwo umuntu uwo ari we wese azongera kwishimira mu gukiranirwa. Buri wese azigenzura ku giti cye, amenye ko ntacyo akwiriye kwishingikirizaho uretse gutega amakiriro ku Mana. Hirya gatoya abantu baratiza umurindi Satani iyo banze kwivugurura mu by'iyobokamana rikorera mu mitima yabo. Iri jambo rirakomeye cyane. Ku rupapuro rwa 124 yaranditse ngo imigambi ya Satani nigegwaho. Imigambi ya Satani nigenzite nigegwaho. Ikanguka cyangwa se ivugurura ryaba rito cyangwa rinini tirizigera ribaho kugeza Yesu agarutse. Satani ni umugambi wo kurwanya ubwoko bw'Imana bwisubiraho, bwivugurura, bwikosora, bwongera kuvuga amasezerano bafitanye n'Imana. Abantu bakabaho mu bukonje, bakagomera imitima yabo, bagatandukana n'Imana babizi, bakizera ibinyoma ku bwende kubw'inyungu, cyangwa akaba mu itorero akora icyaha cyo guhemukira umutima we kandi azi ko anyuranije n'Imana. Ibyo byaha ngo nibikomeza bityo bizatiza umurindi Satani, nabishobora azawuza ikanguka ryaba ritoya ryaba rinini ntibizigera bibona umwanya. Hirya gatoya yaranditseho ijambo rikomeye cyane, kuko turi kugira ngo twihutse. Dieu exige un réveil spirituel et une réforme spirituelle. Imana irategetse, ntabwo ari uguhendahenda. Imana igegite irategetse habeho ikanguka mu by'umwuka kandi habeho n'ubugorozi bw'iby'umwuka. Abantu bivugurure, bisubireho. Buriya abantu ni itegeko rivuye ku Mana, rivuze ngo ikanguka mu by'umwuka, kuvugururwa mu by'umwuka. Nawe terabajije ngo yitegereje abonye abana b'Imana bari gukorana imbaraga, ngo yarabajije ngo biriya ni ibiki? Yarabajije ngo biriya ni ibiki byabaye? Reka mwumve uko byagenze. Ngo yarabajije ngo ko ndabona abantu bose bari kwisubiraho, kabona abantu bose buzuye imbaraga y'Imana, kabona buri wese ari kwikiranura na mugenzi we, kabona buri wese ashishikariye gukorera Imana, kabona buri wese ashishikariye kumenya ukuri kugira ngo akumvire. Byabaye biti? Marayika aramushubije ngo ni ihembura riturutse ku Mwami Imana. Niki? N'ivugururwa ryo mu by'Imana ryari ryagarutse mu bantu b'Imana, barongera barahemburwa, baterekwa ku rufatiro neza, bakora ubugorozi, bitegura gusanganira Yesu. Itsinda ryabayeho mbere yuko Yesu abambwa, kugira ngo rizasigara ari umuhamya w'ibye, rigomba kuboneka mbere yuko icyumweru gitangazwa ku mugaragaro,
kugira ngo rizamamaze imbaraga y'Imana ubw'isi yose zabigiye mu buyobe. Bakundwa, iri jambo riravuze ngo ikanguka n'ubugorozi bizajyanirana, bizayoborwa n'imbaraga y'Umwuka Wera. Aho ijambo ry'Imana iyo abantu basomye ijambo ikanguka bajya bayoberwa icyo ari cyo, ariko barasobanuye ngo ikanguka ni iki? Ni ivugurura mu by'Imana, cyangwa mu yandi magambo mu Giswahili ho baravuze ngo ni uhuisho katika masuala ya kiroho. Mu yindi jambo ngo ni ivugururwa ryo mu buryo bw'iby'Imana, ni uguhembura guturutse ku Mwami Imana. Abasore b'imigenda bararushye, sibyo? Abasaza batubaha Imana bararushye, ariko Yesu yarahanuye ngo abasore b'imigenda baziruka baruhe, abagenzi bazagenda baruhe, ariko abategereza Uwiteka bazagenza bate? Ngaho turisome Yesu yakangahe? Reka turisome ryasomwe maze tuze dusubire mu bami n'abahanuzi tugana aho tuza gusoreza mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri, ariko turabanza dusome aya magambo ari hano muri Yesaya. Aho Yesaya yanditse aya magambo, turebe iryo somo maze reka turirebe muri Yesaya 40, tuharebe maze dusome. Umurongo wa 29, niyi ndege barambiwe kandi abutibashije ikamwongera mu imbaraga. Iyi ndege abagize bati abantu baje bagenda mu by'umwuka bakamera nk'Abisirayeli. Muzasome mu kubara ngo Abisirayeli bagiye ngo urugendo ngo rubahisha ibiki imputa, ngo maze bashaka gukatira ku ruhande, ngo inzira irababihira. Ibyavuye mu kubihirwa n'inzira yo kujya i Kanani, ngo batutse Imana na Mose. Maze ariko abategereza Uwiteka niyi ndege abagize bate? Maze utibashije ubwiye Imana ati Mana aho bigeze ngendananiwe, ndacotse, narirwaniriye ndatsinzwe, nagerageje kwihisha mu byaha none ndananiwe, nagerageje kuvuga ibyawe ntabizi, nagusobanuye uko utari, nabwirije ibinyoma, nashebeje abandi, naryanishije imiryango, narakiraniwe Mwami Imana, none ndananiwe ndambara imbere yawe. Uwiteka azagusubiza mu mbaraga. Niyi ndege abagenje bate? Abarambiwe. Ariko hepfo aravuze ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwa mu intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amabanki z'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Bazagenza bate? Be gucogora. Buriya reka mbibarize, ivugurura icyo rimarira abana b'Imana iyo baryakiriye, barongera bakiga Bibiliya nk'igitabo gishya. Mu gitabo cy'Ibami umuzingo wa 3 barasobanuye ngo Bibiliya abantu nibayisoma neza, bakayizera neza, bakamenya ko ari ijambo ry'Imana, ngo bazahita bayibona nk'amababi y'igiti cy'ubugingo. None abasomye Bibiliya, Ezekiyeli igice cya 47 ngo hepfo nanone kandi bagasobanura bakongera bagasobanura igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 22, barasobanuye ngo ku nkombe z'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo. Hari iki? Ngo icyo giti cy'ubugingo cyeraga imbuto zacyo ku kwezi gutashye, cyari gifite amababi, ngo amatunda yacyo yari amatunda y'igiti cy'ubugingo, ngo ariko amababi yari ayo gukiza amaki. Reka mbabaze, mu ijuru baragwara? Kahose mu ijuru bararwara? Mu ijuru nta ndwara zigeza zite? Amatunda y'igiti cy'ubugingo tuzayarira mu ijuru, ariko amababi y'igiti cy'ubugingo tugomba kuyarira hano. Ntabwo nzi ko tujyana. Waravuze ngo cyari icyo gukiza amaki. Abantu bavuye mu bunyamahanga bwabo, mu bupagani bwabo, mu guterekera kwabo, bavuye bahumanye kandi banduye. None ijambo ry'Imana yavuze ngo bazakizwa niki? Nibiga ijambo ry'Imana rizabakiza, kuko ari ryo gukiza amaki, ni ryo gukiza amahanga. Abo bazasubizwa mu intege nshya, nibagenda be kugenza bate? Nibagenda be gucogora. Iri jambo rirakomeye cyane ngo
muri kino gitabo basobanuyemo amagambo akomeye muri cya gitabo cy'abahanuzi n'abami nababwiye, kagaruka soma andi magambo makeya tugana ku musozo. Baranditse ngo muri kino gitabo cy'abahanuzi n'abami nakunzemo ijambo rimwe, iyo abantu badasobanukiwe n'ivugurura mu by'iyobokamana, ntibasobanukirwe n'icyo bakwiriye kugorora, bagwana n'ikidahari hari igihari. Urugero, mu gitabo cy'abahanuzi n'abami urupapuro rwa 254 ndabivuga mu mutwe ntabwo nsoma, barasobanuye ngo urusengero Salomo yubatse rumaze kuzura, ubwiza bw'Imana bwaramanutse rubujyamo, ngo maze rumaze kumanuka rugezemo, ngo igicu cyera kiraruboneza, isanduku y'isezerano yari irimo, Shekina yari irimo, abatambyi bari biteguye kwinjira, amategeko y'Imana yari arimo, igicu cyera cyuzuye urwo rusengero, Imana imanura umuriro ukongora igicaniro, kiba ikimenyetso cy'uko Imana yemeye ibyarukorewemo. Urwa kabiri rwuzuye, mwumve ibitari birurimo, urwa kabiri rwuzuye. Icyambere baravuze ngo nta buhamya na bumwe bugaragarira amaso ko bwari bwemewe n'Imana, nta mbaraga idasanzwe ya kimuntu yigaragaje, nta bwiza bw'Imana bwuzuye ubwo buturo, nta muriro wamanutse ngo uve mu ijuru uje muri ubwo rusengero, nta gitambo cyakongowe n'umuriro bararahuye baragitwika. Ariko ubwo turi kumvikana, ni urusengero rwa kangahe? Ni urusengero rwa kabiri. Baravuze ngo nta kimenyetso na kimwe kidasanzwe kitari cya kimuntu cyagaragaye kuri urwo rusengero, nta gicu cy'ubwiza bw'Imana cyuzuye urwo rusengero, nta muriro waturutse mu ijuru ngo uze ukongora igitambo. None ubwo niba cyarahiye cyatwiswe n'iki? Bagiye kugenza bate? Bagiye kurahura. Icya gatatu, nta Shekina n'imwe yigeze ibonekamo, nta mukerubi n'umwe warimo, nta sanduku y'isezerano yarimo, nta mategeko y'icumi yarimo, nta meza y'imitsima yarimo, aucun signe du ciel manifester la volonté de Dieu. Nta kimenyetso na kimwe cyerekana ubushake bw'Imana cyari muri urwo rusengero. Nta giki wajya kugisengeramo bizenga Imana irakumva. Barangije babaho bategereje Hagaya barema agatima, atari ku rusengero rwa kabiri ruzezwa kuruta urwa kangahe? Urwa mbere. Bakarira, bakomeza gukora ibyabo, bategereje icyagaragara bagaheba, bategereje icyagaragara bagaheba. Yesu agiye kuza, aza hashize imyaka myinshi baratangiye, bakomeza gutanga ibitambo bitagira 11, bakomeza gusana wapi, naho ni ugutegura uruzaza. Ahageze kugira ngo abereke ko icyo bari bategereje ari cyo, asanga bavunja, asanga bagurisha inka, asanga bagurisha ihene, asanga ari abambuzi nk'abandi. Arangije araza, azingazinga ikiboko neza, gihinduka nk'inkota, asimbukana abatambyi, barirukanka bagwa bagwana na hejuru, bariruka baracika. Arahindukira afata ameza ya Rutagaya, arayabirindura, amafaranga yatera ibipasu, ameza yaracurikagwa nk'iriya, ibitebo bitera ibipasu, intama zicika bazigurisha, abaguraga bose baracanganyikirwa, maze Yerusalemu haba akavuyo. Bagarutse bakanuye amaso, ati inzu ya data ni inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose, none mwebwe mwayihinduye isenga y'abaki. Nta nubwo mwayihinduye nibura isoko, ahubwo ni mu baki. Bagombaga kujya gusoma muri Hagayi ngo bamenye ko wundi uzaza kweza urusengero yagenje ate. Batari kuyu kandi wari kuruhuma, bati bitambara binene, abatambyi arabirukankanishije, babona yuko aje akoze ishyano. Maze Yesu arabacikana, arangije arongera arituriza yicara nkariya ngo nabo bibwirize. Mu giswahili tujya tuvuga ngo kujiyongeza, nabo bibwirize bagereranye ibibaye n'inyandiko. Abahungu babonye Yesu aratuje, uburakari bubaye nk'ubushize, cya kiboka kigenje ate, akirambitsa hasi, inkota yarabagirana ihindutse umugozi, maze barongera bakurura za ntama, ibiceri baratoragura, ameza baregeranye, barongera baravunjisha. Rurejejwe. Yesu arongera aragaruka ubwa kabiri, aturuka nkiriya, abantu basasa imyenda, abantu basasa imyenda, abadafite imyenda basasa amashami, abandi basasa ibindi, maze yicara ku ndogobe yatiye, maze aragenda azamuka nk'umwana
kugira ngo yuzuze muri Zekariya 9:9 umwami wawe Siyoni aje ahuri wahetswe n'indogobe n'icyana cyayo kugira ngo bibwirize mu buhanuzi uko handitse. Arazamuka aza nk'umwami, babona arahingutse ntakiri wa wundi basuzugura, ntakiri wa wundi ujuza nk'agakene gakunkumura umukungugu, ahubwo azamuka ari umwami wasasiwe imyenda. Ba Lazaro yazuye ntabwo yazaga yirukanka, imbere ye hari Lazaro yari afashe indogobe agenda aririmba. Hari abana bazuwe, hari abirukanwe nk'abadayimoni bagendaga imbere ya Yesu baririmba. Abana batoya baza bacuranga Hoziyana hayiguje mu izina ry'Uwiteka. Indirimbo zisakara muri Yerusalemu yose, abaturage barakoka baturiya mwamuje udasanzwe ninde, bagiye kubaza ngo ni Yesu w'i Nazareti. Bariruka ngaramubwira ngo cecekesha abo bana, abona n'ubundi ntibiyongeje bayobewe Zekariya 9:9. Yesu arabareba amarira azenga ku maso, avuga ngo ayi Yerusalemu, ayi Yerusalemu, ayi Yerusalemu, ayi Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nashatse kugukiza kuko imbongo kibumundikira abashwe munsi y'amababa yawe ntimungundire, none dore inzu yanyu mwisige wari umukiye. Ntibumva icyavuze baticecekesha aba bana bari kwanduza urusengero. Mu batambyi umwana wabaga atarageza imyaka 12 agahangara gukandagira mu rusengero babifataga nk'igihumanya. Utwana dutoya, abazutse, abanyamahanga, abisidoni, abishiro, abirukanwe mu abadayimoni, abapfuye bakazuka nka ba Lazaro, ba Yayiro n'abandi n'abapagani b'Abaroma yakijije, bari baraho bose bamushagaye baririmba Hoziyana ayiguje mu izina ry'Uwiteka. Bababazwa nuko abana bari buririmbire mu rusengero, arabareba atayo nubwo babaceceka, Imana yakwishakira abana muri aya maki. Nshuti bakundwa, ubugorozi buzige kandi bwarahanuwe. Ni bande bazabumenya? Ni bande bazabusobanukirwa? Ni bande bazamenya ko igihe cyabwo kigeze? Ni abazitegereza ibikorwa bakabihuza n'inyandiko. Ni abizi ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mu byahishwe igice cya mbere umurongo wa 3, hahirwa basoma, hahirwa basomerwa, hahirwa bumva bakitondera ibyanditswe kuko igihe kiri bugufi. Isaha iregereje, umwami wacu ari hafi. Igikombe cy'ibizira kimaze kuzura, abakiranirwa barakiraniwe, abiba baribye, abatukana baratukanye, abasambana bararengeje, bageze igihe cyo kurarikirana ubwabo, bageze igihe cyo kuryamana n'amaplastike, bageze igihe cyo kuryamana n'amatungo, bageze igihe cyo gukora ibidasanzwe. Abanyabwenge bo bapimye maze baragenda barapima basanga isi itagira igituma isimbuka, baragenda bateranya ibyuma byabo by'ubuhanga basanga itagira ikibeshaho, bapimye basanga nta majyambere bafite. Guhera muri 2020, guhera muri 2018 ukazamuka ukagera muri 2050, bakabona isi yahiye, bakabona isi itagira ukwisa, bakabona hangiritse, bakabura icyo babona, bagashaka ibyogajuru ngo bajye gutegura muri Marisi bajyeyo, kandi ubuhungira ari muri Yesu. Ijambo ry'Imana riravuze ngo naho wazamuka ukajya mu nyenyeri, icyari cyawe ukacyabika hagati yazo, nubwo watura mu nyenyeri, nubwo wajya hirya y'inyanja, ukuboko kwanjye kuzahagufatira, nzakugarura, tuzavugana. Bakundwa, isaha irageze ngo ubuhanuzi bwavuzwe na Yeremiya busohore, ngo nzohereza abahigi b'abahige, babashake bafate kamwe kamwe, babahuzahuze, abemeye Imana bagaruke, maze amagambo yo muri hose yasohore. Amagambo yo muri hose yasohore kabiri, avuze ngo nzavanwa mu kanwa kawo amazina y'ibigirwamana, nzavanwa mu kanwa kawo kurahira ibigirwamana, nzavana mu mitima yabo kwita Imana ibitari Imana. Bazandahira, bazavuga ngo ndi umugabo wawo, Imana izabyarana natwe maze tubyara imbuto zo kwera. None se ndimuzi ko umwuka ashaka ababyarana nabo? Umwuka arashaka abagenza ate? Arashaka ababyarana nabo. Ni bande bakwemera muri uyu mwanya ngo Imana imaze iminsi izerera ku isi, imaze iminsi izerera mu giturage, ikazerera mu bazungu, ikazerera mu banyafurika, ishaka bakwemera kubyarana na imbuto zo kwera? Uyu munsi bakabibwira ngo Mana twarakuruhije, uyu munsi turemeye tubaye abageni bawe. Ibazamura ibiganza byabo turebe. Imana ihira ibiganza byanyu mu izina rya Yesu. Bakundwa nshuti z'Imana, Imana ikeneye abantu batarya indimi bageze imbere y'ikibi, batarya indimi bageze imbere y'ikibi. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatorejwe umuzingo wa 2 haravuze ngo ikeneye abantu bazamura agatoke ngo bakakarambika hejuru y'ikibi ngo iki ndigihuje n'ijambo ry'Imana. Abo bantu barakenewe. Ndasaba ngo mumanure imitaka nanjye ntawe nitwikiriye. Naho ni mu Imana nta kibazo, murayizamura mu mwanya mutoya cyane. Hakenewe abantu
satani azakora ibishoboka byose ngo n'uburyo bushoboka ubwo ari bwo bwose. Reka mbasomere amagambo abiri gusa maze mbareke mwongere mwitwikira imitaka ariko muyimanuye. Avec tout son pouvoir de séduction, Satan s'efforcera de ranier les hommes du message du troisième ange qui doit être proclamé avec une grande puissance. Satani azakoresha uburiganya n'ubuyobe bwinshi cyane kugira ngo azane kuri manganya no kubeshya n'ibindi bitandukanye kugira ngo ateshe abantu kumenya ubutumwa bwa marayika wa gatatu bukwiriye kubwirizanya imbaraga ikomeye cyane. Ibyo muri kubona byose, ibyo mwumva byose mu nyigisho, aba bose mubona batataniye hirya no hino bari bakwiriye kwizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Umwanzi yarabariganisha. Dukwiriye guhaguruka tukabwamamaza. Dukwiriye guhaguruka tukitegura umwami wacu ugiye kugaruka vuba. Muri aya masaha no muri uyu mwanya hakenewe intore z'Imana. Le peuple de Dieu a reçu de grandes lumières. Bwoko bw'Imana bwakiriye umucyo ukomeye cyane. Qui se réveille et marche vers la perfection. Ngaho nibakanguke none dutangire urugendo rugana mu kwera. Ngaho mucyo dukanguke dutangire marche vers la perfection. Dutangire urugendo tugana mu kugenza ute? Tugana ku kwera. Kugira ngo tuzamuke umusozi Siyoni tugana aho Yesu yaduteguriye. Muri aya masaha no muri uyu mwanya reka Imana yongere kugurira imitima yacu. Reka Yesu gira neza. Reka Yesu umukiza wacu yongere agaruke agirane natwe amasezerano. Turi abanyafurika bo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ntabwo twari tuzi Imana. Iwacu ni muri Afurika y'abapagani, ariko mu musozo w'ubuhanuzi mu isaha ya saa 11 Imana duhaye akazi isi yose yarakatwimiye. Nta majyambere twigeze tugira mu ruhare rwo kwisi. Ntitwubatse ku munara w'i Babeli, ntitwabonye kuri Yesu avuka, ntitwubatse uburaya, ntitwigeze amajyambere, turi kugura inkweto abandi barazirambiwe, niyo mpamvu turi kwambara n'izitwica. Turi kurya isukari abandi barayihaze, niyo mpamvu turi kuyirya tukayirenza. Turi kurya inyama tukazirenza kuko abandi bo bazimazemo igihe, none abantu bo bari kurya n'imbisi. Abantu bageze ku majyambere none bacanganyikiwe, abana bacanganyikiwe, abasore bacanganyikiwe. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu buradutabaye abanyafurika. Buje kugira ngo butugarure ku rufatiro rwera, kugira ngo haboneke bake muri twebwe barakoka. Imana yavuze ngo nzabarobanura mu bwoko bw'indogore. Yemwe abanyafurika tudasa n'abandi. Yemwe bakeya, yemwe ntore z'Imana, yemwe mwirabura. Mwirabura mudasa n'abandi, muri bake kwisi, muri bake kwisi, muri abakene kwisi, muri injiji kwisi, mwahebwe n'abandi, mufashishwe imyenda n'abandi, bakabateza intambara mukaryana, bakateza amahane mukaryana, bagakora amasasu karasuwa nyoko. Yesu atuzaniye urukundo ruboneka mu butumwa bwa marayika wa gatatu. Nimureke duhaguruke tubusange. Dukwiriye kubwakiriza ibiganza bibiri. Kuko ijambo ry'Imana yavuze ngo uko Imana yahamagaye Isirayeli ya kera niko yahamagaye Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara uyu munsi. Twebwe abari bararengejwe amaso n'abandi bose. Imana iratwibutsa izina ryayo rihimbaza. Imana iduhire mu izina rya Yesu.